mwanga kwifatanya n'abanyegiputa, mwanze gukoza Imana isoni, mwanga kuba ibigwari, mwarwaniriye ishyaka Uwiteka, mwagumye mu murimo w'Imana. Ukaba wicara ukavuga ngo narengerwa nkande. Nje kukubwira ngo yarengeye Yozefu, ikamukura mu isoni no mu bimwaro, ikamwambura ibiganza byari bikomeye. Nje kukubwira ngo narindi kukubwira ngo nutagira ibyo usiga hari ibyo utazasingira. Ageze ibwami rero, umugore w'umwami agira gute? Aramukunda. Turabashuhuje mwese abadukurikiranye mama Charlene official, turabashuhuje aho mudukurikiranira hose mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi, mu bihugu byo muri Afrika, mu bihugu by'Uburayi, ahantu henshi hatandukanye. Inshuti zacu turabashuhuje cyane kandi turabahobeye mu izina rya Yesu. Kunda muri abantu bakomeye, muri abantu b'agaciro, muri abantu batuba hafi, muri abantu batugira inama, muri abantu badusengera. Maze imisi hari abantu bari kunezeza cyane, umuntu wicara agafata isengesho muri rya video cyangwa agasenga akaryohereza rya audio akarinyoherereza nkaryumva. Nukuri muwa mutagize rero ndabakunda, nabuze ukuntu mbereka ko mbakunda kuri kamera. Nukuri ndabakunda kandi burya bidahari sinabibabwira kuko sinjya mbishobora kubeshya. Mujya munyereka ibyo nkwiye guhindura n'ibyo nkwiye kongeramo, mukantera inkunga mu buryo bwose kandi butandukanye, kuko namenye neza ko batera nkunga ataraba amafaranga gusa. N'umuntu ukubwira ngo courage, nge nasanze ari umutera nkunga ukomeye, kubera yuko hari n'ababaguca intege kandi benshi. Hanyuma rero ibyiza mukorera abandi namwe Imana izabibakorere, kandi uko munyitaho Imana yo mu ijuru izabiteho. Hanyuma ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana nabateguriye. Ndashaka kubabwira ngo nutagira ibyo usiga ntuzagira ibyo usingira, nudasiga ntuzasingira. Muri make kugira ngo ugire ibyo usingira hari ibyo ugomba gusiga. Abantu rero barashaka gusingira batasize, ariko nta kintu ntago wasingira utarasiga. Niyo mpamvu rero ushaka kubabwira ngo hari ibintu ukwiye gusiga kugira ngo usingire ibindi muri ibi bintu by'Imana. Ariko si ni mu bintu by'Imana gusa. Nge naritegereje nsanga iyo ushaka kungukura homba, iyo ushaka kuzamukura manuka, iyo ushaka kuvugwa neza uvugwa nabi, iyo ushaka gutera imbere usubira inyuma. Niyo umuntu ajya gusimbuka urukiramende abanza gusubira inyuma kugira ngo abone uko asimbuka. No mu bintu by'Imana rero umuntu ushaka gusingira agomba gusiga. Hanyuma turebe mu Itangiriro ijambo ry'Imana, ibice 39 umurongo waho wa 12 tubariho duhera. Itangiriro 39:12. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane, amusigira umwenda we, arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we, ahaguruka asohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye, arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro, yanyegereye ngo aryamane nanjye. Ntabarisha ijwi rirenga, asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Ariko Mana, ngewe iri jambo nzariteguramo ibindi byigisho. Mumbabarire dusubiremo, mbega amagambo. Ngo uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane. Unyumvire, aramubwira ati turyamane, amusigira umwenda we, arahunga arasohoka. Uri kunyumvira ukuntu byagenze? Kandi akagafilime nta muntu wagakurikiranye, ni Imana yonyine yari ihari. Nyamara burya Imana niyo izaruca kuko ari yize uko rwatangiye. Amusigira umwenda we, arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we, agahunga agasohoka,
ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro, yanyegereye ngo aryamane nanjye ntabarisha ijwi rirenga, maze yumvise nteye hejuru ntabaje asiga umwenda we iruhande rwanjye, harahunga arasohoka, abanyamitwe baragwira. Cyokora interenganya ntaho zitaba. Umugore w'umwami mabuja w'imico myiza, haleluya, nkuzaniye ijambo rivuga ngo nutagira ibyo usiga ntabyo uzasingira. Nkuzaniye intego ivuga ngo nutagira ibyo usiga ntabyo uzasingira. Mbese mwumvise iri jambo ko ndisomye kabiri, wagira ngo nibwo bwa mbere ndisomye, ntago najyaga ndyitaho, ariko numvise amagambo ateye ubwoba. Ariko nje kukubwira mwene data, wowe ukurikiranye iki cyigisho, nkuzaniye intego yo kukubwira ngo nutagira ibyo usiga ntabyo uzasingira. Muri make kugira ngo bane n'Imana ni ukugira ibyo usiga, hanyuma kandi kugira ngo ugire ibyo usingira. Hanyuma ndashaka nge no kubwira abantu basize, nkubwira ngo nimba warasize uzasingira. Ariko nanone ndashaka kubwira abantu bibeshya ngo bazasingira batarasize, ndashaka kukubwira ngo nimba utarasize ntuzasingira, wenda ube warahanuriwe ibyuzuye agenda. Reka nkwereke hano mfite agenda wo kabyarawe. Wayibonye? Hari abantu bagira agenda binini baba baranditsemo ibyo bazasingira, ariko reka nkubwire, ariko batanditsemo ibyo basize. Bishatse kuvuga ngo nushaka gusingira ugomba gusiga. Kandi mpumuriza umuntu uzi ko hari ibyo yasize, nukuri nje kugukomeza mpagaze mu butware bw'Imana, nje kukubwira ngo nimba uzi ko wasize uzasingira. Si ngombwa ko baguhanurira, uko biri kose naho wagera hose witegure gusingira. Nukuvuga ngo hari ibyo ugomba guta ukagira n'ibyo utora. Izi nkuru tumaze gusoma nona ni iz'umugore w'umwami. Umugore w'umwami yaricaye, Yosefu yari umunyagano kwa muka Potifari. Umwami, uyu mugore ngo yahengereye Yosefu. Mbibutse ko Yosefu yari umunyagano. Mureke mbabwire, hari ijambo usoma ugahita ukuramo ibyigisho nka bingahe, ariko mu gihe cyose nkiri inaha tuzagenda tuganira. Uyu mugore, reka mbanze mpere kuri Yosefu. Yosefu yari umunyagano. Mbibutse ko ngo yajyaga arota inzozi, ngo yamara kurota inzozi, ndi gutegura icyigisho kivuga ngo inzozi za Yosefu zizasohora. Kandi Yosefu nzaba mvuga ni wowe, ntabwo ari njye, ni wowe cyangwa ni njye. Nkubwira ngo inzozi Imana yakurotesheje aho ziva zikagera, n'amasezerano yagusezeranyije azasohora. Yosefu bari baramuhimbye karosi bene se ndetse n'umuryango w'iwabo na nyina na se. Yosefu ngo yaricaraga ngo akabona imiba, umuba we uri imbere y'imiba yose ya nyina n'iya se, ngo ariko yajya kubona akabona imiba yose yikubise hasi, hasigaye umuba we. Bwacya rero kuko yari ataramenya n'icyo bivuze, akajya kubisobanura, kandi harimo n'abakuru be, akababwira ngo uzi ukuntu narose, hari ukuntu nahari iwacu tujya turota tugashyira hasi ibyo twarose. Atuzi ukuntu narose, hati narose hari imiba, hari umuba uhagaze, ngo indi miba yose yikubita hasi. Maze bakabunga atari kuzi kwigerereza karosi we, bari baramuhimbye karosi. Ubu uritegereza ugasanga twebwe papa we na mama wawe na bene nyoko bakuru bawe bose, urabona tuzakubararira wowe ukatuyobora nasoni. Kigeze ka karosi bwacya kongera kabirota. Ariko nkubwiye hano byanyuze,
kugira ngo koko isezerano risohore, nubwo atariho nshaka kwigisha. Ukuntu yagiye, ukuntu papa wa Yozefu yamubwiye ati genda ujye kugemurira abakuru bawe urebe n'ukuntu bameze. Hanyuma ngo agiye kubareba, bari baramugiriye ishyari ryo kubera inzozi yarotaga no kubera ukuntu papa we yamukundaga akamugurira n'imyenda n'amakanzu meza. Hanyuma ngo rimwe baza kwigira inama yo kumwica, ariko abantu bavukana bigira inama yo kumwica kubera ishyari ryari ribuzuye. Ariko umwe avamo ati amaraso yatazadukorera ishyano, nimuze tuzamugire gute, tuzamugurishe abo munyagana ajya mu mahanga. Hanyuma ngo bamugurisha amafaranga, bamaze kumugurisha ngo bamukuramo umwambaro we, ngo bawushyiraho amaraso, ngo bazagende babwire papa we ko ibisimba nyine byo mu ishyamba byamuriye. Abantu bazi gutekenika, icyo ukora muzi gutekenika da. Ariko reka mbabwire, nta mutekenisiye, nta muntu uzi gutekenika kuruta Yesu. Hari abantu bazi ko ari incabiranya, bagira ubuvumbuzi bw'ubugome, bakakora ibintu bagasibanganya ibimenyetso. Nje kubabwira ngo hari umugabo ufite amavideo n'amawodiyo y'ibyo ukorerwa ndetse n'ababikora. Haleluya! Basibanganya ibimenyetso, baramugurisha. Kandi mureke mbabwire, mbabwize ukuri, nubwo bamugurishije biri mu mugambi w'Imana, bakoze ibintu. Uzi ko hari ibintu dukorerwa ukavuga ngo ni shitani yabikoze kandi ari Imana. Bamugurisha kuko Imana yari izi ko isezerano ryo kuzayobora bene nyina ndetse na nyina akaba umuyobozi wabo, akaba umwami. Imana yari izi ko bizaca hariya. Muri makeya reka mbivuge, baje kumugurisha amafaranga, bamutwara nk'umwana w'umunyagano. Arangije aragenda aho kwa muka Potifari, aragenda ajya ibwami. Amaze kugera ibwami niho nashakaga. Bibiliya ivuga ko Yozefu yari umusore mwiza w'uburanga, ngo yari umusore mwiza w'uburanga. Ubwo birashoboka ko yatambukaga abagore bose bakagwirirana. Ibaza umuntu umugore w'umwami yakunze ibwami hose akaba ari we yemera. Ntago yari yoroshye rero, yari bogari, yari mwiza. Hanyuma ngo umwami kaza amaze kumureba atangira kumushuka. Reka nkubwire, ntago Satani ashobora kukugusha atagushutse. Arabanza akagushuka, akagutwara ibitekerezo, akagutwara ubwenge, akagutwara amarangamutima. Yamara kugutwara ubwenge n'amarangamutima we yose, akabona kukugusha mu cyayi. Burya mu cyaha nako ntago shitani ari umuntu urya mu biryo, ntago shitani ari umuntu ushobora kunywa mu cyayi, ntago shitani ari umuntu wasitaraho. Ni umuntu uzi gutegura. Ni nayo mpamvu nushaka kumurwanya ntuzazana akanyafu ugira ngo ni ipusi uje gukubita. Shitani kumurwanya nta mikino ibamo, bisaba kumufatira imyanzuro. Hano twari ku ntego, narindi kukubwira ngo nutagira ibyo usiga hari ibyo utazasingira. Ageze ibwami rero, umugore w'umwami agira gute? Aramukunda. Umwami amaze kumukunda, birashoboka ko yavuze ati uko biri kose ndi umwamikazi, uwo nashaka wese namubona. Reka mbabwire, hari abantu bifitiye inote zabo, hari abantu bifitiye icyubahiro cyabo, yicara akicara ati umugore wese nakenera namubona. Burya hari umugore utakoraho kuko imbaraga z'Imana zirakora. Kandi reka nkubwire, hari n'umugabo utabona. Yareka nkubwire, hari abantu, reka mbabwire, ntago abantu bose baguye, nta nubwo abantu bose bataye agakiza. Hari abantu hari ibihumbi bitarapfukamira Bayali, kuko amaraso ya Yesu ntago yamenekeye rimwe. Aho twicara ngo ubu ninde uzarijyamo, bazarijyamo, tuzarijyamo mu izina rya Yesu, kuko amaraso ya Yesu aracyahari. Umwamikazi rero arabanza aramusaba ati Yoze, ndashaka ko turyamana. Yumvaga Yozefu ari bumusubiza ati nta kibazo. Ndashimira Yozefu, ngashimira n'Imana yamuhaye imbaraga zo kuva hariya. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo iki? Hanyuma ngo aramubwira ati ndashaka yuko turyamana. Hanyuma Yozefu we ngo abonye byakomeye, arangije ngo akuramo ake karenge. Muri make habayeho agasigane hagati yabo bombi uko ari babiri. Arangije ngo abonye bikomeye, aramubwira ati ndakurahiye. Abonye ari bikomeye, umugore atangira kumufata ku ngufu. Abonye bikomeye ngo yemera gusiga umwitero. Nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo nudasiga ntuzasingira. Mu bintu by'Imana nutagira ibintu usiga
hari ibyo utazasingira. Muri uru rugendo rujya mu ijuru, mu masezerano y'ibyo ushaka ko Imana igusohoreza, hari ibintu ukwiye gusiga kugira ngo ugire ibyo usingira. Kandi umuntu wese ushaka kunguka arahomba. Iyo ushaka kunguka gucuruza, uzinduka ukajya gushaka abakiriya, ukajya no gushaka imari, kubera ko iyo umuntu abibye bitotsi asarura ingonera. Ntabwo waba uri umucuruzi ngo ubyamire uzi kuri bujye kurangura ukajya no gucuruza ngo uze kwibyukira amasaha yo gucuruza. Hari amasaha y'abaranguzi, hakaba amasaha y'abarangura, hakaba amasaha yo kujya kurangura ibyo ugomba kuranguza. Mbese iyo ushaka ikintu hari ibintu ugomba guhomba. Ubundi abacuruzi bahomba ikintu bita kuryama, bagahomba ikintu bita kuryama, bahomba ikintu bita kuryamira, ikintu bita gusinzira barabyirengagiza, kuko abacuruza aho bava bakagera ntago bapfa kuryama nka kumwe byumva ngo ngiye kuryama saa sita kandi abakiriya bari bumucike ngo ndi bugera ku kazi nka saa 5 kandi udafite ugucururiza uko biri kose kugira ngo wunguke. Iyo uri umunyeshuri ugashaka kunguka ubwenge, uraza amaguru mwibase wiga, utarara wiga nawe ukazaba uwa mbere uhereye inyuma nyine. Iyo umuntu ashaka kunguka abanza guhomba. Haleluya. Imana ishimwe. Umuntu ushaka gutera imbere hari ibintu agomba kwirengagiza. Umuntu uri gushaka kashi hari ibintu agomba kwirengagiza. Nta muntu n'umwe ushobora gutera imbere atasubiye inyuma. Nta muntu ushobora kugera ikintu atavunitse ngo aruhe. Kandi hari ibintu ugeramo. Reka nkubwire, hari abantu bajya, reka nkubwire, iyo umukanishi ari munsi y'imodoka ari kuyikanika ntabwo areba ngo ndi bwandure, ngo igisarubeti cyanjye, ngo ibiki. Umva, yambara umwenda w'akazi akemera gusa nabi ku buryo hari n'inkumi yamucaho kavuga ati nkuru rusore rurasa nabi. Kubera iki? Ari munsi y'imodoka ariko ari gukorera akantu, ariko yamaze gukaraba wakabyarawe nawe akeye yambaye neza, ntiwongera kumenya ko ari umukanishi. Umuntu wese ushaka kugira icyo asingira hari icyo agomba gusiga. Yego. Hanyuma uyu mugore rero ngo abonye ngo Yosefu amusigiye umwenda, ngo kandi abonye Yosefu amutaye yirukase, ahita yiga imitwe yo kwivugisha induru. Atangira kwivugisha induru, ariko abantu baze kwivugisha induru muragashoboye. Yivugisha induru ati nimuze nimuntabare, ngo abwira abagabo bahibwami. Mama shenge se Yosefu yari gutakira nde? Yosefu yari gutakira nde? Yasize umwitero. Haleluya, haleluya. Yosefu yadasiga umwitero ntago yari gusingira icyubahiro. Haleluya. Yosefu yadasiga umwitero, iyo adasiga uriya mugore w'icyuki, uriya mugore w'umwami, iyo atamusiga ntiyari gusingira icyubahiro, ntiyari gusingira promotion Imana yamuhereye muri gereza, ntago yari kuyisingira. Ntago bene nyina bari kumwubararira, ngo papa we yari kumwubararira. Hari ibintu yasize. Yosefu yasize ibintu byinshi. Reka nkubwire ukuntu yasize ibintu byinshi. Yosefu iyo yemera kuryamana n'umugore w'umwami yari guhita agera hari iterambere, yari guhita ageraho rindi, ariko ridaturutse ku Uwiteka. Ikindi, ntabwo abantu bose bateye imbere ariko bafite iterambere ry'umugisha. Mureke mbabwire, hari iterambere ry'umugisha. Haleluya. Hari ibintu umuntu atunga by'umugisha, agatunga imodoka y'umugisha, agatunga inzu y'umugisha, agatunga umugore w'umugisha, agatunga umugabo w'umugisha, akagira abana b'umugisha, akagira abakozi b'umugisha. Ibyo bikaba n'iby'umugisha byaturutse mu kiganza cy'Imana. Akaryama akizigura, akabaho mu buzima buzira umuze, akambara imyenda y'umugisha, akarya ibyo kurya byo kumugisha, akabitsa akabikuza iby'umugisha. Ariko hari abandi badafite iby'umugisha, babitse iby'umuvumo. Hanyuma rero reka mbabwire, Yosefu, Imana nishimwe, Yosefu asiga umwitero kuko bararwanye nyine, bararwana. Birashoboka ko yakaciye agashati ka Yosefu nka hano, Yosefu agahita akuramo ukuboko, uri kumva, agahita atibika akirukanka, umwitero arawusiga. Mureke rero mbabwire, aho twataye imyitero kugira ngo dukiranuke, ndashimira Imana ifite video, ifite na audio byaho twanyuze ku rugamba. Icyo kintu kijye kiguhumuriza. Aho twataye imyitero dukiranuka, aho twataye imyitero turi kurwanira ishyaka Uwiteka, aho twataye imyitero kugira ngo izina ry'Imana ridatukwa, Uwiteka yarahitegereje. Abantu mudashaka gusiga imyitero, abantu mudashaka gusiga kugira ngo musingire, ntacyo muzageraho.
Imana ishimwe. Hanyuma umugore rero yiga tekinike kugira ngo yikure mu kimwaro. Yemwe bantu muri kwiga za tekinike kugira ngo muve mu bimwaro, kugira ngo mwikureho amazina mabi, kugira ngo mwikureho ibikorwa bibi mwakoze. Uribeshya na burya bwa ryari izina ryawe rizamenyekana. Uzamenyekana nimba uri umukirisitu, uzamenyekana nimba uri umupagani, bazabimenya nimba uri umunyamitwe, bazabimenya nimba uri umugambanyi, bazabimenya kukorana na shitani, bazabimenya kugi kuzimu, bazabimenya kuroga, bazabimenya kuri umwicanyi, bazabimenya kuri umutekamitwe. Icyo uri cyo bazakimenya, kandi nanjye icyo ndi cyo bazakimenya. Buri wese mu buzima ntabwo azava ku isi batamumenye. Niba takumenya mwitangira, niba kumenyemo hagati, bazakumenya urangiye. Imana ishimwe. Yivugisha induru, avuza induru ngo ahibwami hari abagabo. Shenge muzi kuvuza induru, mugira nabo muyivugiriza, ariko abamuvugiriza induru nabapfa. Abo muyivugiriza barafungwa, abo muyivugiriza barananirwa, abo muyivugiriza icyubahiro kirashira. Nje kukubwira ngo nushaka gutaka, ujye utakiriye guhanze, ujye bariyo wambaza ku manywa na nijoro. Arataka ngo ahamagara abagabo ngo baho ngaho mu gikari, abo bakozi babo bajana bajajabye be. Mama reka nkubwire, nje kukubwira wowe unkurikiranye muri aka kanya, nimba udafite uwutakira, ukaba utagira uwubwira, ukaba wicara ukavuga ngo narengerwa nkande, nje kukubwira ngo yarengeye Yozefu ikamukura mu isoni no mu bimwaro, ikamwambura ibiganza byari bikomeye. Nje kukubwira ngo nawe ntaho itakunyuza. Arabahamagara ati ntago muzi ibintu umwami yazanye hano, ririya shyano ry'umunyagano. Uzi ibintu ryari rinkoze, ryaje kudukoza isoni no kudusuzugura. Dore narindi hano, murabibona nyine. Araza afata ku ngufu, yashakaga ko turyamana. Arigwandika. Abantu muzi kwigwandika, mugasibanganya ibimenyetso by'amanyanga yanyu, mukajya kuburana imanza namwe mubizi ko muri kubeshya. Mukaburana iby'amahugu, mukabitsindira, mukarya imirima y'abapfakazi, mukarya ifubyi nta n'isoni, mukaryama mukizigura, mukarya abakene n'abatagira epfo na ruguru, baburana bagatsindwa kubera ibifaranga mwabatanzeho. Nje kukubwira ngo itibagirwa gukiranuka kw'abayo izagukurikirana mu minsi yawe yo kubaho. Kandi ibyo ukorera abantu utabyaye bazabikorera abo wabyaye, ibyo ukorera abagore b'abandi bazabikorera uwawe, ibyo ukorera rubanda bizagusubira ku mutwe n'amasaziro yawe. Mani turengere. Arigwandika, aripfushagije, arapfa, arahwera imbere y'abo bagabo. Arababwira ati ntimuzi ishyano twabonye, rya shyano ry'umunyagano rimo umwami yararuje, ryari rinkozeho. Dore yaragiye kumfata ku ngufu, maze ndwana nawe nsigarana umwenda we, harimo no kwiriza no kwigira nabi. Ariko abantu baba bateka mitwe bakanarira, abantu muba bateka mitwe mukumumiriza, ukagira ngo ukagira ngo ibyo muvuga muri mukuri, ariko hari Imana ikuzi, izahurara naho utaha, izi kuri muzima cyangwa uri umuzimu, irakuzi. Izuburozi utunze, izubugambanyi bwawe, izubwicanyi bwawe, izi irakuzi. Irabizi kuriya mugore wamwihakanye kandi yari uwawe. Irabizi ko wihakanye uriya mwana kandi mwaramubyaranye. Irabizi ko wamwihakanye, irabizi ko wamushyirishijemo. Imana iratuzi aho turara naho twirirwa. Imana iratuzi. Imana ni mudasobwa, nta kintu kijya kiyica mu maso, byose irabibika. Ibika amarira, ibika agahinda k'abanyagahinda, ibika ibitutsi badutuka, ibika ibyo twabeshyewe n'ibyo twahimbiwe. Irabizi ko wamushyirishijemo muri gereza, irabizi ko yakatiwe kubera wowe, irabizi ko wamwirukanishije mu kazi, irabizi ko ari wowe umuhiga. Irabizi. Imana iratuzi baroko, iratuzi. Nanjye iranzi, twese iratuzi, kandi ntirya ruswa. Haravuga ati nimuntabare, rya shyano ry'umunyagano umwami yazanye hano ryari nifashe ku ngufu, nuko narirushije imbaraga, dore n'umwitero wenda mufite. Ati burya rero ari kumfata, nagerageje gutabara ashyira urushyi ku munwa, none ntabwo mwigeze mubyumva. Aririza amarira y'ingona ya data we, aririza. Umva ko abantu bavuga, mureke mbabwire, uriya mugore yari afite ibimenyetso simusiga. Reka mbabwire,
umuntu uri mukuru utagira ibimenyetso atsindwa n'ikinyoma gifite ibimenyetso. Reka mbabwire, yari afite ingingo nyinshi zimutsinda Yozefu. Ariko Mana yaburaniye Yozefu ntawe itazaburanira we. Umwitero we umugore yari awufite, nta kimenyetso kimurengera disi yari afite, kuko umwenda we niwe yamuregesheje. Hanyuma ngo umwami bamutumaho, hanyuma bumva ngo Yozefu yakoze amahano, baba bagiye kumubika muri gereza. Haleluya! Ariko yagiye muri gereza yarasize, yagiye muri gereza ariko yarasize. Yagomba gusingira icyo Uwiteka yavuganye nawe. Nje kubwira abasize ngo nimuhumure muzasingira. Mwasize ibyo mw'Egiputa, mwanga kwifatanya n'abanyegiputa, mwanze gukoza Imana isoni, mwanga kuba ibigwari, mwarwaniriye ishyaka Uwiteka, mwagumye mu murimo w'Imana, mwihanganiye ibibagerageza, mukomeza kugaragaza gukiranuka. Ni ukuri ntabwo muzicirwa n'isari mu nzira, ntabwo muzagwa ku rugamba. Imana izababera amaboko, izababera agakinga k'iminsi, izababera akabando, izababera byose. Ntabwo Imana izaguta mu biganza by'ababisha bawe baguhiga. Imana ihabwa icyubahiro. Narindi kubabwira ngo nudasiga ntuzasingira. Yozefu arasiga. Reka mbabwire ibintu yasize hariya. Ntabwo ari ukuryamana n'uriya mugore gusa. Hariya yasize amafaranga, hariya yasize ubuzima bwiza. Ndabizi neza kuri umugore w'umwami, ukemera kujya usambana nawe, uca inyuma umugabo. Reka mbabwire, iyo yemera, hari ifeza n'izahabu byari kugaragara, ariko bikaza mu buryo butemewe. Mbwire n'abantu batunze ibintu bidafite ubuhamya, ngo ibyo bintu bidafite umuhamya, ujye umenya ngo si ibyawe ntabyo ufite. Mana ndayishimye cyane, Mana ishimwe. Arasiga Yozefu. Gusiga kwa Yozefu, asiga amafaranga, asiga icyubahiro, asiga kuba inshuti n'umugore w'umwami, arabisiga. Ariko asingira icyo Uwiteka yavuze, asingira icyubahiro Uwiteka yavuze, asingira umugisha Imana yamubwiye, asingira ibigega by'ibwami. Mbibutse ko igihe iwabo hateraga inzara, niwe wagaburiye bene nyina, niwe wabahembuye. Abo umugisha mu gihugu cy'iwabo bamuzambukiraho, bamuhembukiraho, maze Imana yacu nihabwa icyubahiro. Haleluya! Ndakubashye Mana. Ugomba gusiga kugira ngo ugire ibyo usingira. Niryo jambo turiho. Hanyuma hari umugabo witwa Petero, yari yarasize se na nyina, yari yarasize ibyo akazi yikoreraga. Arangije amaze kubisiga, arangije ngo akurikira Yesu. Akurikira Yesu. Akurikira umugabo uhora mu ikanzu imwe, akurikira umugabo uhora mu ikanzu imwe, akurikira umugabo uhora mu nkweto imwe ya rugabire. Ndetse n'iyo kanzu imwe, ni ukuri Yesu ngo uko yakuraga n'ikanzu ye niko yakuraga. Akurikira umugabo utagira amayetaje, akurikira umugabo utagira konte n'imwe, akurikira umugabo witwa Yesu, ufite ubutunzi buri ahantu hahishwe hataba ingesi n'inyenzi. Mana ishimwe. Ariko ngo yicaye rwose Petero, shitani arangiye aramwongorera, aramubwira ati Petero rwose wikomeza kugenda mu kigare, ibarizo barize na rubanda. Uyu mugabo ugira ikanzu imwe, uyu mugabo ufite urukweto rumwe, rugabira imwe, nta nubwo ari na congo nibura. Uyu mugabo uraraguza, uyu mugabo duhekenya amahundo, utabasha no kutugurira kawunga. Uyu mugabo ujya kuryama kaka icumbi, yagira ikirora akajya gucumbika. Uyu mugabo urabona azatugeza kuki? Shitani aramusura, aramubwira ati uyu muntu utigurira urukweto nawe ntiyarukugurira. Ubwo ni Yesu bavuga, shitani yamuvugaga. Uyu muntu wambara ikanzu imwe ntabwo azakugurira ngo gurire n'abana bawe. Bumutera umubare hakiri kare, wisubire mu kazi kawe. Hanyuma ngo Petero azamura ikiganza. Imana ishimwe. Haleluya. Hazamura ikiganza ati niko se mwami, ko twagukurikiye tugasiga ibyacu, tugasiga bene wacu, tugasiga imiryango, aho twari gukura igishoro, aho twari gucuruza tugatera imbere. Ese ko twagusize? Buriya bari kumubwiriramo. Hanyuma wowe uzaduha iki? Uzaduhemba iki? Umva umugabo utaka inkunga, umva kamanda, umva umugabo w'ingabo zahera, umva Fande Jesus, umugabo utaka
inkunga, umugabo wiremye, umugabo waremye isita. Haleluya, 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 haleluya. Ndakubashye afande Jesus, ndakubashye. Haleluya. Umugabo utamanika amaboko, umugabo bitajya bikomerera, umugabo ukiza abarwayi, umugabo urambura ikiganza agahaza ibyaremwe, umugabo mwiza, umugabo mwiza, umugabo witwa Yesu, ugira umutima mwiza, umugabo utagira amazimwe, umugabo utumva amabwire, umugabo uyoboye isi, umugabo utarapfuye ngo ahere ikuzimu. Haleluya. Yaratsinze igorogota, aratsinda imbere y'umwami, atsinda imbere y'abatambyi, atsinda imbere ya Satani, ageze ikuzimu aratsinda. Umva ijambo yavuze, dore muhaye icyubahiro kandi mukubitiye isaruti. Haramubwira tumva Petero, umuntu wasize se na nyina agasiga umuryango, agasiga byose akankurikira, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Aramubwira ngo akiri muri iyi si nzamukubira inshuro nyinshi 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 nyinshi. Uzi inshuro nyinshi? Ni inshuro utabonera umubare. Ariko Imana yaradukubiye nuko tudashima. Yaradukubiye wa Imana yaraduhaye iranatwongeza. Imana yaraturengera dutabara. Ye baba we, ariko avuga n'ijambo ryiza, aravuga ngo kandi abo ngabo babikiwe iki? Babikiwe ubwami. Kandi abo ngabo bazakorerwa iki? Bazambara ikamba ritangirika. Abo ngabo bazakorerwa iki? Bubakiwe amazu mu ijuru. Abo ngabo bazakorerwa iki? Imana izafata gitari bacurangire. Abo ngabo bazakorerwa iki? Imana izabakorera ibirori. Abo ngabo bazakorerwa iki? Imana izafata mushwari ibahanagura amarira barize bakiri muri ubu buzima. Izabatuza aho batazongera kurira, izabatuza aho batazongera kubabara, izabatuza hataba abagome n'abagambanyi, izabatuza hatari nyabingi n'ibitega, izabatuza hataba imyiryane, izabatuza hatari gereza, hataba ibitaro, izahatuza hatagerwa n'ababisha, izabatuza ahantu Imana izahora iririmba n'abamarayika barimo baririmba, izabatuza aho badahinga, izabatuza aho badacuruza. Haleluya, sifa kwa Mungu. Izabatuza aho batarwaza ntibarware, izabatuza aho badapfa ntibapfa. Yesu lese enekangoyo lemanga ya zele dotandi eheya sirivo enekangoya langene manga ya sango. Haleluya. Nguhaye icyubahiro Mana, umutima wanjye urishimye. Mureke mbabwire, nimumbabare ndumva nishimye. Ndashimira Imana. Haleluya. Turi ku ijambo rivuga nudasiga ntuzasingira. Haleluya, haleluya. Mureke mbabwire, ibimenyetso byo gupfa yari abifite Yosefu, ibimenyetso byo gukatirwa yari abifite. Burya natwe dufite ibimenyetso bitatwemerera kuvuga Imana. Dufite ibimenyetso bigaragaza ko ibyo batuvuga ari ukuri. Imyitero yacu twataye bayifite mu ntoki. Ariko nje kukubwira, Imana ntizita ku myitero bana. Ntabwo izita ku myitero yacu bafite, ntabwo izita ku magambo bavuga, ntabwo izita ku byo bakwaturiyeho, ntabwo izita ku mafoto yawe bajyanye ikuzimu, ntabwo izita ku byo bagutongere n'ibyo bakwaturiyeho. Umugambi w'Imana uzasohora. Umugambi w'Imana warasohoye kuri Yosefu. Narabibabwiye mu kiganiro cyashize. Nababwiye ukuntu Yosefu yasobanuye inzozi bikamubera intandaro yo kuva muri gereza. Ndumva ashaka ko dusenga. Loti hari ibintu yasize. Loti yasize Sodoma, asiga i Gomora. Ubusambanyi bwahaberaga, ubutinganyi bwari buhari, arabusiga. Ariko muka Loti yanga gusiga, ngo amaze no kugenda ageze mu nzira arakebuka. Imana yacu ntikina. Akimara gukebuka ahita hinduka inkingi y'umunyu. Bibiliya iravuga ngo na bugingo n'ubu nakabarore k'abantu badasiga. Muka Loti kuba yaraturanye n'abatinganyi ntacyo byari bimubwiye, yaremeye arakebuka.
ariko ibaza igihugu cyari kirimo abantu bashaka gufata ku ngufu abamarayika, inkungu ziragwira. Ngo arangije aravuga ati we Sodoma nubwo haba ubusambanyi hakaba ubusitinganya, ariko ndahahingira ndahacururiza. Ye baba we arakebuka. Imana burya hari igihe idakina. Imana hari igihe uzakubitana n'Imana yababaye. Uri kumva? Hari igihe uzakubitana n'Imana yababaye kugira inkingi y'umunyu cyangwa kugira inkingi y'igiti. Hari abantu bagenda ari inkingi z'umunyu, hari abantu bagenda ari inkingi z'ibiti, inkingi z'ibiti babaye akabarore. Reka nkubwire, hari igihe uzakubitana n'Imana yarubiye, hari igihe uzakubitana n'Imana yarakaye, kandi Imana igirakara. Imana ntiyagirira Loti. Naho mwebwe rero mujye mwicara, papa wanjye ni umushumba, mama wanjye ni mama pasiteri, njye navukiye. Iyo mikino yanyu muyireke, ushaka agakiza kawe. Papa wawe ni umushumba, yego sha, uzi se aragiye izihe? Ubizi nimba aragiye intama cyangwa aragiye ihene? Nukumva ngo ni umushumba tu. Erega nuragiye ingurube ni umushumba, erega nuragiye ihene ni umushumba, nuragire nkoko ni umushumba. Uzi papa washumbye iki? Shaka Imana yawe, naho yaba ari umushumba w'ukuri. Nje kukubwira ngo nta muntu uzandika, nta muntu uziyandikishaho izina ry'undi. Mana ishimwe. Loti yarasize, ariko Mukaroti ntiyasiga, ahinduka inkingi y'umunyu. Tugiye gusenga. Kugira ngo usingire ugomba gusiga. Iyo wirirwa wishyuza Imana amasezerano, ni ibiki wasize? Yego shenge. Hanyuma wanze gusiga ubusambanyi, ngo ukeneye umugabo mwiza muri Kigali. Muri Kigali, ariko babarira umbwire, iyo witajya ako rero si muri Kigali hose, no mu cyaro byaracitse. Nge nari nzi ko mu cyaro hari abakirisitu baruta abandi, ariko nasanze naho byaracitse, naho shitani yateyeyo. Uricara wanze gusiga ubusambanyi mama nyiramwi, ariko ngo ukeneye umugabo. Mana uzandinde umugabo uca inyuma, Mana uzandinde umugabo mubi, uzampa umugabo uzanjyana mu ijuru. Komera cyane rero, Imana izifatira umusore wayo wayubashye, hanyuma ize imuhangike wowe. Urinda ushaka kujya mu ijuru se wowe niho ujya? Wanze gusiga ubusambanyi ngo urashaka gusingira urugo rw'umugisha. Mana urabona ko abakobwa benshi babaye abagore, uzashakira umukobwa utarasambanye. Icyo ukora mugira amasengesho mukagira n'ay'ubuginga. Koko amasengesho y'ubuginga, reka mbabwire, ni amasengesho atafite umurongo, adafite aho atangirira n'aho arangirira. Imana izaguha umukobwa utarasambanye, kandi wowe waraciye ibintu usambana ku manywa na nijoro. Mama we, ifata umukobwa wayubashye izimukujugunyire. Si nko kumuta mu itanura ry'ikuzimu. Gira ibintu usiga. Nimba ushaka urugo rw'umugisha, ukaba ushaka umusore wayubashye, siga ubusambanyi, siga uburaya, siga gukura ibyinyo, siga uzasingira. Nimba ushaka umugore wubashye Imana, ushaka umukobwa w'icyubahiro muri iki gihe tugezemo, nawe siga. Hari ibintu ugomba gusiga. Uri kurira Imana ngo urashaka kunguka. Mana urabona ko no gucuruza muri iki gihe hari hatari, n'abakiriya baraza bagasanga sinacuruje, mbabarira umugisha Mana. None se reka nkubwire, ko wirwanirira kugira ngo ubone abakiriya, ukirwanirira kugira ngo wunguke, ko wanze gusiga amanyanga ku munzani wawe, ukaba waranze gusiga kubeshya, ukaba waranze gusiga kuvugisha ukuri. Umunzani wawe ni w'abapaganye ko bibara kimwe, fagitire yawe ne y'abadakijijwe ko bibara kimwe. Nubwo uvuga ngo nta miti washyize kuri butike yawe, nubwo utagiye mu bapfumu ngo ucuruze, yego mama ntiwagiye nta miti ujya unyanyagiza imbere yawe, ariko si imiti y'abapfumu ko ihari. Nawe urebe imiti yawe wirirwa ukoresha kugira ngo wunguke. Sinababwiye ko abakirisitu banyereza imisoro n'amahoro se bameze nk'abakirisitu banyereza amaturo n'icyacumi?
ntabwo wanyereza imisoro ngo ubeshye Rwanda Revenue ubeshye abantu bashinzwe imisoro ujye wirirwa ubabeshya ngo uri umukirisitu uzajye mu ijuru. Nimba ushaka gusingira umugisha no kunguka, nawe hari ikintu ugomba gusiga kubeshya, ugasiga guteka imitwe, ugasiga kwesikoroka, ukaba umucuruzi wubaha Imana, hanyuma Imana nayo ikakungura ikaguteza imbere inyuze mu bushobozi bwayo ifite. Abantu ntibashaka gusiga kandi barashaka gusingira. Urashaka ibyiza kandi uri mubi. Urashaka guhanagurwa amarira kandi utararize. Urashaka gukundwa kandi nawe wanga abandi. Ntabwo ushaka ko bavuga kandi nawe wirirwa uvuga abandi. Ugomba gusiga kugira ngo usingire. Nta muntu ushobora gusingira atarasize. Aba bagabo bose tugenda twumva ngo ni abagabo b'amateka. Hari abagabo bahombye gushaka abagore kubwo gukurikira Yesu. Hanyuma rero niwumva ngo Yohana yamaze mu kirwa Patimo, ngo Imana irahamukura ngo nanjye izahankura, niko urinda uvuga wowe Yohana wapfundura n'udushumi twe. Ntabwo uri Yohana, nta nubwo uri munamubyara we mu buryo bw'umwuka. Uyatabaye Daniel zanabara nanjye nta ntambara yantera ubwoba. Daniel se ko yamaramaje, wowe ukaba ugira inzira ebyiri, ejo wakijijwe ejo bundi wabivuyemo, Imana igutabara nka Daniel nkandi. Ngo Esiteri ngo umukobwa yabaye umugore w'umwamikazi, iyatabaye Esiteri nanjye izantabara. Uri Esiteri wo kwizina ariko ntabwo uri Esiteri wo mu bikorwa. Urabona koko Imana yagutabara nka Esiteri nkandi, hari nubwo uri mubyara we. Nudasiga ntuzasingira. Mu buryo bw'umwuka hari ibintu tugomba gusiga, mu buryo bw'umwuka hari n'ibyo tugomba gusingira. Nimba utarasize ntiwitegure gusingira, nimba warasize witegure gusingira. Tugiye guhamagara Imana. Ikintu nshaka kugusengera aka kanya, mbabarira ubwira Imana uti gusiga byarananiye kandi nkeneye gusingira. Uza amasengesho mukora musaba gusingira. Ndashaka gusingira amafaranga, ndashaka gusingira ya nzu Mana, ndashaka gusingira ya modoka, ndashaka gusingira inkwano, ndashaka gusingira amajyambere, ndashaka gusingira umugore, nkeneye gusingira umugabo. Ibyo ushaka gusingira ugomba kugira ibyo usiga. Suzuma nimba warasize uhita umenya ngo uzasingira. Reka dusenga Imana. Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana y'imbaraga zitarondoreka, Imana yambaye icyubahiro no gukomera, Imana ibera hose icyarimwe, Imana irwana kandi ikanesha, Imana idatsindwa kandi idateze gutsindwa, Imana iri hejuru y'ibifite ubushobozi n'ububasha, Imana ibera hose icyarimwe, Imana itegeka ibintu byose bikemera, Imana ivugisha ibintu byose bikavuga, Imana icecekesha ibintu byose bigaceceka, Imana iteye ubwoba, Imana ifite icyubahiro n'igitinyiro, Imana yaremye isi ndetse ikarema n'ijuru, Imana idafite ikisa nacyo, Imana itagereranwa n'ibiri mu isi cyangwa ibiri mu ijuru, Imana ifite umwihariko wayo, Imana idapfa, Imana itananirwa, Imana itararemwe n'abantu. Ndagushimye aka kanya Mana, ndagushimye kandi nguhaye icyubahiro, ngushimiye ko dushoboje kuvuga ijambo ryawe. Erega riraturuta kandi ni rigari, ni wewe wavuganye natwe mu ijambo, wavuganye n'abankurikiranye bose. Erega wongeye guhembura imitima, erega wongeye guha abantu bawe umurongo, erega wari uri kubakangura unyuze muri nge, wari unyuze muri iri jambo. Nuherekeza ubu butumwa, iyi message igenda igere kure, uyihesherezeho icyubahiro, ukugarukira umugarukeho, ugusanga umusanganire, ukomanga umukingurire, uguhamagara witabe. Ndagushimye Mana, iri ni ijambo ryawe, nirikora icyo ushaka kandi rigere ku cyo ukeneye. Urakoze, ndagushimye. Shyigikira abantu badukurikiranye, tabara bari mu ntambara, tabara bari mu byago no mu makuba, rengera igihugu cyacu, rengera ibihugu abantu bawe bavukamo, wite ku batuye isi Mana. Rambura ikiganza cyawe, ugira icyo ukora ku gutaka abantu bafite, urengera imfubyi n'abapfakazi, abadafite shinge na rugero, abadafite epfo na ruguru. Ushyigikira itorero n'abanyetorero, abaguye ubabyutse, abazimye ubatse, abantu bawe bagirire neza. Nanjye ukomeze kunshyigikira no kuba mu ruhande rwanjye, izina ryawe ryamamare ku bwanjye mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye mu izina rya Yesu. Rero mbifurije amahirwe masa yo kugira ibyo musiga kugira ngo musingire. Imana ikomeze kubaha umugisha.